Igihe giti ntambara igashira, igihe gitumura bugacyawa, none ngo ntara mbika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda, mw'ijuru ntihazagira ndasoma icyanditswe kiri mu Abikorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 3 n'uwa 4, hanyuma dukoreshe umwanya muto n'izindi za gahunda zize gukomeza. Abikorinto ba kabiri ibice 2 umurongo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 3 dusome no kuwa 4. Hashimwe Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na se, ariyo data wa twese w'imbabazi, n'Imana nyirihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Amen. Hallelujah. Umuntu abaho umugambi w'Imana, akongera akava no muri ubu buzima umugambi w'Imana. Bibiliya iravuga ngo ntawe uriho kubwe kandi ngo nta n'upfa kubwe. Nta muntu wigize, nta n'uwikura muri iyi si. No kuvuga ko niba nta uriho kubwe kandi niba nta n'upfa kubwe, hari undi muntu ubifitemo ububasha, hari Imana ibifitemo ubushobozi, ituma abantu babaho n'igihe cyanagera ikemera ko bava muri ubu buzima. Nta muntu uriho kubwe, nta n'umuntu upfa kubwe, nta muntu wigize, nta n'umuntu wibeshejeho. Nawe ngo nzagitwara uyu munsi, nzakisubiza uyu munsi, ibikora muri gahunda yayo yapanze. Hanyuma igikuyemo kintu kijya kintangaza abantu benshi batajya batindaho. Iyo Imana ikuyemo icy'agaciro yashize mu mubiri, nubwo yaba ari umutware cyangwa umugore wawe ukunda, uhita ubwira abantu ngo nimujyane muri morgue. Muhita mutangira guhamagara mubaza ahantu hari morgue iri mu busa, kugira ngo cya kintu cya gitaka ntabwo umuntu yakirarana, ntiwagikikira, ntiwaconsa, ntiwarana nacyo, nticyakubera mu nzu. Muhita dushaka ahantu hari morgue kugira ngo ubukonje budufashe kukibika mu gihe tutaraja kwirinda. Muri make rero, umuntu ni iki Imana yahumekeye muri uyu mubiri utuma rimwe na rimwe tutumva Imana. Uyu mubiri utuma rimwe na rimwe tudakunda gusenga. Hanyuma uhawe agaciro, uriho urarya urambara ubiheshejwe n'iki Imana kiri muri twe. Nyankunda kubwira abantu mu bihe nk'ibi turimo, aba bantu bombi bagize umuntu. Igitaka gikunda ibyavuye mu gitaka, igitaka umubiri ukunda ibyavuye mu butaka kubera ko nawo niwo wavuye. Ibirayi, ibishimbo, ibitoki, ibyo kunywa, ukunda iby'iwawe kubera ko wavuye mu butaka. Icy'ubugingo gituye muri twe nacyo gikunda iby'iwawe kubera ko niho cyavuye. Hari umuririmbyi w'indirimbo zo gushimisha
yararirimbye aravuga ngo nkunda kumva amakuru y'umugwa uri kure ahatagera ibyaha. Ubugingo bw'ubumana buba muri uyu mubiri buba bufite inyota buri munsi yo kumva amakuru y'aho bwavuye, indirimbo zaho, kubera ko aho bwavuye ntibahinga, aho bwavuye ntibiga. Niko Yesaya yavuze, abawe bapfuye bazaba bazima, intumbi z'abantu bawe zizazuka. Abana bacu uyu waraye ugiye n'abandi bagiye mu bugingo, hari amakuru avuga ko hari umunsi bazaba bazima, hari umunsi tuzababona, hari igitondo tuzinjiraho abantu batarira, aho amakuru yo kurira no kuboroga no gusuhuza umutima atazongera kuvugwa namba. Oya, hari igitondo cy'ubugingo cy'umunezero n'ibyishimo tuzababona. Umuririmbyi wo mu gushimisha yararirimbye aravuga ngo maze ababyeyi n'abana babo bazabonanira hehe? Mu ijuru. Abishwe n'ubukumbuzi bazabonanira mu ijuru. Hari umunsi tuzamubona uyu mwana wacu, nubwo yagiye akiri muto, nubwo mwarimu mukeneye, ariko ubu nibwo bushake bw'Imana, mu bwakire kandi ubugingo bubyumve. Mu mubiri ntabwo bishobora kumvikana, ariko mu bugingo mu byumve nibwo bushake bw'Imana. Iki nico gihe uyu mwana yazanye, niko cyanganaga. Iyo waguze amayinite y'umuriro cyangwa ya telefone ugashira muri cash power, hanyuma ugatangira kuyakoresha, ntajya yanga gushira yitaye ku cyo urimo ukora. Amayinite azashirana umukwe avugana na nyirabukwe, nyirabukwe ariko agashira. Kandi mu bantu bubahwa mu mucyo wacu rwose, abo bantu ni n'ab'ingenzi. Uvuga ngo aragushiranye, uri kuvugana na nyoko bukwe cyangwa uri kuvugana n'umukwe. Cash power amayinite ajashiramo umubyeyi ari ku gitanda ari kubyara, umuriro utitaye ngo ari muri situation igoye, arimo arashira atitaye ku cyo urimo ukora. Iminsi twazanye muri iyi si igishira ititaye ku cyo turimo dukora, ititaye ku mumaro dufite. Hari igihe umuntu agenda abantu bakavuga ngo niwe wari ibiryo, niwe wari imyambaro, niwe wari imyenda, niwe wari amashuri, niwe wari inzu. Imana ititaye kuri ibyo, uwo muntu akagenda kandi abasize bakabaho, nabo bagakura bakiga, bakazageraho nabo babera abandi ibiryo, bakababera amazi, bakababera imyenda. Imana ntigira ubwoba. Bavuga ngo Imana yaturemeye ngo tuwishimire. Yesu ashimwe cyane. Hari ikintu nasobanukiwe, ibinezeza abantu ntabwo ariko binezeza Imana, cyangwa se bibabaza umwana w'umuntu ntabwo ariko bibabaza Imana. Yesu ashimwe cyane, kuko Imana si umwana w'umuntu. Rero turatandukanye. Turashimira Imana kubw'umunsi mukuru w'imfura yacu Montfort, umunsi Imana yateguye. Umukozi w'Imana umushumba arangije kuvuga neza cyane amagambo y'uruzi umutima. Mu by'ukuri icabyawe n'umwuka ni umwuka, icabyawe n'umubiri ni umubiri. Mu mubiri ntitukiri kumwe, ariko hari ahandi tuzamusanga. Yesu ashimwe cyane. Turashimira Imana yamuduhaye ku itariki 5 z'ukwa 7 2022 mu bitaro hariya Kacyiru. 2020 abakozi. Mu by'ukuri yari afite imyaka mikeya, ariko afite amateka maremare. Abantu bakunda kuvuga ngo umwana muto ntagira amateka maremare menshi, ariko uyu mwana yari afite amateka maremare kandi adusigiye amateka maremare. Imiryango yacu yombi n'inshuti n'abavandimwe barabizi. Yitwa Ndiho. Nukuri mu kubaho kwe hari ubundi buzima, hari ubundi bugingo, hari ukundi kumenya kwabayeho muri twebwe, yuko ari umwana w'amateka. Ntabwo ndi butinde cyane. Yitwa Shema, yaraje atubera ishema, bituma duhindura stati, twitwa ababyeyi. Montfort ni ijambo ry'igifaransa, ni umusozi utanyeganyega. Kubw'amateka ye yadusigiye ibyiringiro bitanyeganyega. Turashima
uyu ni umwana w'amateka atazibagirana mu buzima bwacu, umwana watubereye ibyishimo kandi aracyari ibyishimo byacu. Rero nkabashimira buri muntu wese waje muri bino birori z'umwana wacu kugira ngo tumuherekeze. Shimira mbere na mbere umunsi avuka harimo na muhanji utari hano witwa Bobe, niwe watugezeho bwa mbere mu bitaro, mumushimirire, ndetse n'abandi bose baje. Twabanye ku bitaro, ni amateka maremare. Shimira inshuti zacu, yego sindimo mbitondekanya. Shimira umuryango wanjye mvukamo wa hafi, abavandimwe banjye. Shimira n'umuryango kwa madamu. Ni ukuri mwarakoze, Imana ibahe umugisha. Yuko navuze ngo n'umwana w'amateka, nabonye abantu bahaguruka badufata ukuboko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Abantu barasenze, abantu bakoze ibishoboka byose, ariko nkuko pasiteri yabivuze, ubugingo bwasubiye aho bwavuye. Rero nkaba nshima buri wese wagize icyo akora. Hari abavandimwe bacu batari inaha ngaha bari ku migabane yindi, barakoze, Imana ibahe umugisha. Ni benshi, sindi butondagura amazina kuko ntaza kuvuga bamwe abandi nkabibagirwa, bikagaragara yuko ntigeze mbarekonesa. Mu mwanya nk'uyu ntabwo wabasha gutondekanya amagambo nk'uko bikwiriye, ariko ndabashimiye buri wese wagize icyo akora. Ndashimira umuryango wanjye wa bugufi, Imana ibahe umugisha. Umuryango wa Kazigaba, Imana ibahe umugisha. Nkaba nshimira umuryango wa Musinga, Imana ibahe umugisha. Nkaba nshimira n'itorero ryanjye rya Zion Temple, Imana ibahe umugisha. Rero nkaba nshimira n'abaturanyi bacu baje kudutabara, inshuti. Hari abatabashije kuza bitewe n'impamvu runaka zitandukanye, ariko twagiye tubona ubutumwa bwabo. Rero kuri buri umwe wese wagize icyo akora, Imana ibampere umugisha. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ndashimira abantu bose badutabaye muri uyu mwanya. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ndavuga ku bintu bigera nko kuri 7 nimbishobozwa. Ndavuga ku muhungu wanjye Monfort. Ntabwo namubonaga nk'umwana uri mutoya kandi yagumye kugira ibibazo, ariko nkamubona ari umugabo mu minsi iri imbere. Ko yarembaga tumujyana kwa muganga, akaba ati zero zose tugiye kwa muganga, ariko tuzamugarura kandi twajyanye umwana turi no kumukora ku tuguru na hehe ntiyishaganye. Ariko nkavuga ati ndamujyanye ndamugarura kandi tukamugarura. Uyu mwana yatumye menya byinshi cyane, atuma naguka mu ntekerezo ndetse no mu mibanire y'abantu. Bwana asifiwe sana. Amen. Uyu mwana nari mugira amasezerano kuko azakira, kandi nta wundi muntu wayambwiye wenda ngo nabasenga, ni njye nyine wamubonaga tujyana agenda. Undi muntu yaza yambwira wenda nk'ibintu yabonye ku mwana simbyumve, ngakurikirana ibyo mbona njyenyine. Uyu mwana tubanye nawe imyaka 3 n'igice, ni hafi ne azayigeza mu kwa 7. Ariko ni ukuvuga ngo nari mufashe nk'umuntu tugiranye imyaka 10, kandi nkabona nubwo muri umuntu yari yapfuye, ariko nabonaga nta kibazo mfite. Tekereza ko uyu nguyu azakira akaba umugabo, n'ubundi nari musanganwe nzi ko ari umugabo. Bukeye ejo bundi ntabwo yari afite ikibazo gikomeye cyane. Ejo bundi mu minsi yose natakaga ko umwana agwaye, naje gusanga narimo mpfa kwivugishwa. Muri iki cyumweru nibwo umwana yagwaye cyane, arahangayika. Za bindi bimwe ubona ko, kandi nabona arahangayitse, sinamwifurize ngo Mana wamfashe uyu mwana akagenda. Papa we numvaga avuga ngo Mana ngo uyu mwana kugira ngo ababare ngo yagiye. Nk'abantirika mu kubabara kwe kose nabonaga ko uyu mwana azabaho, ariko muri iki cyumweru nakira ko agiye.
ndavuga nti ntakunda ariko ngakomeza kwikomeza simbwira umugabo ariko kera deja nari nabonye ko umwana yagiye. Monfort namukundaga cyane, n'imfura yanjye, niwe watumye nitwa mama, ariko Imana yamukunze iramutwara. Imana yo mu ijuru ishimwe. Baravuga ngo mu byiza no mu bibi tuba dushima Imana. Ndashima Imana kuko yamutwaye, umwana wanjye yaruhutse, akaruhuka akababaro kose yagize n'uburibwe bwose yagize. Imana yo mu ijuru ishimwe kuko yamuruhuye. Ndongera mvuge kuri papa we. Papa we hari abantu bagira ibibazo ugasanga bagiranye amakonfuri kandi bitabavuye bitewe wenda n'ikibazo cyabaye. Ntabwo twigeze tugirana ikibazo, twagumye gufatana mu kuboko kuva umwana yavuka akagira ikibazo kugeza uyu munsi wa none, tugakomeza. Umwe yagira ngo agwe undi akamubyutsa ati komera komera. Hari abagabo benshi bahura n'ibibazo bagahunga ingo kubera ikibazo, mu by'ukuri aba yarahunze urugo kubera ikibazo yari afite kitamworoheye. Ariko Imana ishimwe yuko kuri uyu munsi yagaragaje kuko ari umugabo agakomera muri iki kibazo kugeza tugisoje. Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Ndavuga kuri famiye yanjye Mwamutoto, bambaye hafi. Grande sœur ari mu nzu arimo arita ku mwana, yambaye hafi cyane. Hari ukuntu yankomezagamo iyo nagwajije umwana amuhamagara, agakomeza ambwira ukuntu namugenza ajyana kwa muganga cyangwa se yaranje. Yambaye hafi cyane mu buryo bufatika, mu buryo bwo kumpa inama. Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Ndashima kuri famiye y'Abasinga bose barantabaye pe, kuva twagira ibibazo, kuva twagwaza umwana bagiye bantabara cyane cyane. Sinavuga ngo njya mvuga umuntu mu izina rye, ariko barifatikanyije bose baradutabara. Mu kibazo cyose twagiraga twarabiyambazaga bakadusura iyo turi kwa muganga. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Ndavuga kuri famiye y'Abagorora ba Muyomba, mu by'ukuri barantabaye cyane cyane, bambaye hafi. Ndavuga Uncle Didier ari hariya, nashaka haguruke mumubone. Uriya mugabo yarantabaye cyane cyane. Twaramwiyambazaga, agashaka imodoka akagira gute, agatanga ibye, agatanga umwanya we, akadusanga mu bitaro, mbese akadusanga mu rugo. Yabaye umugabo, ndamushimira cyane, hamwe na famiye yabo. Ndashima ku bantu b'abanyamasengesho bantabaye mu gusengera umwana. Maze gushimira abafashije mu kuvuza umwana, ndashimira n'abantu bantabaye mu gusengera umwana. Mu by'ukuri hari abantu bitanze bava he na he, ukabona barashitse bakaza bagasengera umwana iminsi ingahe, cyangwa se niyo bari bagafata ibyo byo kumusengera. Ibyo byose twarimo dushaka uburyo ko umwana ashobora kubaho, ariko birangira Imana ivuze ngo agomba kugenda. Imana yo mu ijuru ifashe buri muntu wese, buri munyamasengesho wese, uwo nahamagaye akanyitaba, uwo nahamagaye ntanyitabe ndamubabariye. Ariko uwo nahamagaye akanyitaba agafata umwanya we agasengera umwana, sinavuga ngo simushimira kuko umwana yapfuye. Ni ubushake bw'Imana. Ndaza kugeraho umwana Imana yaje kuvuga ko agomba kugenda. Imana yo mu ijuru ishimwe kuri abanyamasengesho rwose, abageze hano mu rugo, abasengeye iyo bari. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ejo bundi muri iki cyumweru umwana agwaye, nibwo twumvishijwe y'Imana rivuga ngo Monfort wewe wari umukunda cyane kurusha ibindi bintu byose. Rero ndamushaka kurusha wewe uko umushaka. Ngira ngo none uwo muntu yavangiwe, kuko rimwe na rimwe mu kibazo ukira ngo bakubwire ikintu ciza, namwe nti subirayo buriya nta kibazo, tuzakomeza tubisengere. Ati rero ngiye niyo jambo narinzanye. Monfort Imana iramushaka cyane kurusha wewe uko umushaka nyina, kandi uzabibona vuba. Yahavuye ku wa gatanu, umwana tumujyana ku wa kabiri kwa muganga nijoro saa 9. Umwana arembye ababaye, bamucisha mu byuma bagasanga nta ngwara.
abaganga bamwitegereza bakamuhunga, njyewe nyina nkamufata kugeza ubwo umwana yancikaniye mu maboko. Ndavuga ngo ntabwo habuze indwara nuko umunsi we wageze, kuko nanjye sinari umuganga, ariko narimo mbona ko ni umupima nkabona indwara, kuko yarimo akunda kuribwa cyane mu nda, ukabona hari ikibazo afite. Ndavuga ati uyu ni umunsi w'umwana wageze. Habaye mu masaha saba, hafi mu masaha 8, mpamagara abaganga nimuze murebe umwana ntabwo ameze neza. Bahageze nibwo barebye umwana, ati nimurambike hasi, kuko nari muranga kumurambika hasi mbona karimo kararibwa nabi, nkamufata kandi yari afite imbaraga nk'iz'umusore w'imyaka 15. Nkamufata yizamura, ariko ndavuga nti reka mufate umwana reka gukomeza ariribwa hasi. Imana yo mu ijuru ishimwe, kuko yaruhuye uyu mwana yahuye n'uburibwe bukomeye cyane. Ntashobora kubabwira ahangaha, wenda mbonye umwanya uhagije nshobora kuvuga ikibazo cy'uyu mwana, ariko yahuye n'uburibwe bumwe iyo ntaje kugira umutima ukomeye, ahari wenda Imana arasaze. Ariko Imana yo mu ijuru nabonaga uburibwe bwe, ariko nkabubonamo gukira kwe. Nkavuga ati uyu mwana agomba gukira byanga byakunda n'ubwo babaye. Imana yo mu ijuru ishimwe, kuko yaruhuye umwana aya marira, ikamuhura uburibwe bwose yari afite. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Reka dusoreze aha ngaha, tureke gutwara umwanya, wenda nituza kubona umwanya turatarama tuvuge. Buryo umuntu yapfushije hari ukuntu wumva wacitse intege, ariko iyo kandi utekereje imbaraga z'Imana hari ukuntu wumva wasubijwe n'imbaraga. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Ndashimira buri muntu wese aho yavuye, waje kudufata mu mugongo, si irya mbere riri nk'irya kabiri mutwitabira. Imana yo mu ijuru ishimwe, ibaheze umugisha. Ndashimira abaturanyi bacu, mu by'ukuri niho tukimukira hano, ntabwo turahagira iminsi, kandi nta n'ubwo kubera situation nari ndimo y'umwana, bamwe ntibayizi, ntabwo bayizi pe, ko nakomeza kumwitaho njyenyine hano mu nzu. Bamwe bibaza ngo se kuki utasohora umwana hanze, ni je wari uzi ikibazo umwana afite. Ariko abo baturanyi mbese nibo baje kudufata mu mugongo kuva twagira ibibazo kugeza n'uyu munsi wa none, nibo barimo barakora imirimo. Abapasiteri nibo barimo baragera aha ngaha, kandi mu by'ukuri tuziranyemo bene ubu buke bushoboka, ariko n'abana beza. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Murakoze cyane. Monfort tumwifurije iruhuko ridashira. Tagiramo ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro, ijuru ntihazagiramo ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro, umubabaro. Haravuga ngo kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo, n'ubwiza bw'iyo mu isi buri ukwabwo. Ubwiza bw'izuba buri ukwabwo, n'ubwiza bw'ukwezi buri ukwabwo, n'ubwiza bw'inyenyeri buri ukwabwo, kandi inyenyeri imwe itandukanwa ubwiza n'indi nyenyeri. No kuzuka kw'abapfuye niko kuri. Umubiri ubibwa ari uwo kubora, ukazazurwa ari uwo kutazabora. Ubirwa ufite igisuzuguriro, ukazazurwa ufite ubwiza. Ubirwa utagira intege, ukazazurwa ufite imbaraga. Ubirwa ari umubiri w'akavukire, ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri w'akavukire, hariho n'umubiri w'umwuka. Amen. Haleluya. Umubiri wo mu isi uri ukwawo, ufite ubwiza bwawo, kandi turabukunda, tubwitaho, turanabureba. Abantu bareba ubwiza bw'umubiri, bamwe bakabushimirwa, abandi bakabugayirwa, nubwo atari bo biremye. Bibiliya yavuze ngo ubwiza bw'uyu mubiri buri ukwabwo, ariko ngo hari n'ubundi bwiza bw'umubiri wo mu ijuru, nabwo buri ukwabwo. Ntabwo turabubona, ariko n'ubwiza buri ukwabwo. Kandi umwanditsi yavuze ngo uyu mubiri ubibwa ari umunyantege nke, ukazazurwa ufite imbaraga.
hariho ibintu Imana yaremye abantu batajya batindaho, ariko uko byatangiye niko bisozwa. Umuntu avukira mu biganza by'abantu bamuteruye, n'ubuzima bwe bwa nyuma burangirira mu biganza by'abantu. Iyo umwana avutse aterurwa n'abandi. Iyo ubuzima burangiye umuntu bititaye ku myaka yabayeho, umunsi we wa nyuma wo kuva muri iyi si n'ubundi agenda mu biganza by'abandi bantu. Hari umwanditsi wabisobanura avuga ngo niyo mpamvu buri muntu wese yagombye kugabanya kwirata, kubera ko yaje abandi bamufashe, azanasohoka n'ubundi abandi bamufashe. Umubiri twumva ko turiho nyine cya kindi twavuze kare mu rugo, bwa bugingo bukiturimo, ariko iyo buvuyemo umuntu baramuterura. Twaje baduteruye, twaje batwambika, tunasoza batwambika. Twaje batwuhagira, tunasoza batwuhagira. Kuba ko Imana niyo ifite itangiriro ikagira n'iherezo. Umuntu yamanajingamo hano hagati, umuntu yabiga itangaza hano hagati, umuntu yagaragaza ko ari umunyembaraga hano hagati, umuntu yakwirata ku bandi hano hagati, umuntu yavuga ibyo ashaka ni hano hagati. Ariko itangiriro riri mu maboko y'Imana, n'iherezo ry'umuntu riri mu maboko y'Imana, kubera ko iyo umuntu yinjiye akorerwa ibintu byose n'abandi. Niyo asohoka muri iyi si ayisohokamo nta mbaraga gifite, abiheshejwe n'abandi. Rero ujye utekereza ku bandi. Abandi nibo batumye uba uriwe, abandi nibo bazakugeza ku nzu yawe ya nyuma mu gihe wowe utagifite imbaraga. Nubwo tumanuye uyu mubiri ari umunyantege, uyu mwana yavutse afite intege nke. Imyaka yari amaze 3 hafi 4 batubwiye, umubiri waramubabaje, wari umunyantege. Ariko bire yavuze ngo tubiba ari umunyantege, uzazurwa ari umunyembaraga. Tubiba udafite ubushobozi, ariko umunsi wo kuzuka. Kandi biravuga ngo impanda y'Imana nivuga, aba nibo bazabanza, kuko bari hafi yawe impanda izavugira. Bazaza batora imibiri y'ubwiza isa n'imibiri y'ijuru, bahindurwe, bazamurwe, natwe tubone gukurikiraho abazaba bakiriwe nk'uko umwanditsi yabivuze. Nubwo rero bisa naho ari iherezo ry'ubuzima bw'isi, ariko ni intangiriro y'ubuzima bw'iteka, ni intangiriro y'ubugingo uhoraho, ni intangiriro y'aho abantu bajya kuruhukira bakaruhuka imihate yose. Umwanditsi w'igitabo cy'Ibyahishuwe ibice 14 ngira ngo yaravuze ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Aravuga ngo impamvu ari abanyamahirwe ni ukugira ngo baruhuke imihati n'imiruho. Hari igihe umwana yaribwaga ababyeyi bakabyumvamo imbere, ariko atabasha no gusobanura uburibwe afite. Iyo mihate n'imiruho uyu mwana yaragizemo imyaka 3 irenga, uyu munsi yarangiye. Ntabwo yongera kubabara, ntabwo yongera kuribwa, araruhutse ku gitanda cye, ku buriri bwiza mu mahoro menshi. Tugiye kubiba uyu mubiri ari umunyantege nke, ariko igitondo cy'ubugingo azaba afite imbaraga. Data, mu izina rya Yesu dusabiye iyi nzu tugiye kurambikamo umubiri w'umwana wacu. Turasabye ngo aha hantu umubiri ugiye kuruhukira harindwe n'imbaraga zawe mwana. Ubwiza bwawe buhagote, abamarayika baharinde kugeza uriya munsi impanda izavuga, ukongera guhuza umwuka n'umubiri. Uburinzi bwawe bube kuri uyu mubiri tugiye kuryamisha muri ubu butaka kugeza umunsi impanda izavuga, kandi ihumure ryawe rikomeze ribe muri twebwe. Nubwo tubibye umunyantege nke, ariko twiteguye kuzabona umunyembaraga